Gusuje inshuti muvandimwe ukurikiranye Rwanda Media News. Aka ni akanya rero ngiye kugezaho itangazo risohotse aka kanya nk'uko mwari musanzwe mubizi. Aha niho ubonera amatangazo yaba ari ay'uburezi, yaba ari ay'ubukungu ndetse n'amatangazo y'imikino. Aha ngaha kuri Rwanda Media News niho uzajya ubisangaho. Icyo ngushishikariza ni ukora subscribe, share and comment kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Twihuse cyane rero mu masaha ashize Nesa isohoye itangazo ryuko abanyeshuri bagiye kuzasubira ku ishuri, uko bazatangira kugenda, uko uturere tuzagenda dukurikirana. Gusa cyane rero nk'uko ubibona kuri screen yawe cyangwa kuri televiziyo yawe cyangwa kuri telefone yawe, nk'uko uri kubona iryo tangazo riri mu screen, abanyeshuri bazatangira kugenda mbere na mbere bazatangira kugenda ku itariki 17 z'ukwa 4 2026. Kuri tariki rero azaba ari ku munsi wo kuwa gatanu. Akarere kazagenda ni Ruhango, Gisagara, Ngororero, Nyagatare, Gatsibo, Musanze. Ruhango, Gisagara ubwo murabizi ni mu majyepfo. Ngororero iherereye mu burengerazuba, Nyagatare, Gatsibo iburasirazuba, Musanze amajyaruguru. Rero nk'uko utwo turere maze kutuvuga nitwo tuzagenda ku munsi wo kuwa gatanu ku itariki 17 z'ukwa 4 2026. Ku itariki 18 z'ukwa 4 2026 azaba ari kuwa gatandatu. Huye, Nyamagabe mu majyepfo, Nyabihu, Rubavu iburengerazuba, Burera amajyaruguru, Rwamagana, Kayonza iburasirazuba. Utwo turere maze kuvuga tuzagenda ku itariki 18 z'ukwa 4 2026 azaba ari ku munsi wo kuwa gatandatu. Ku munsi wo ku cyumweru ku itariki 19 z'ukwa 4 2026 Nyanza, Kamonyi iburasirazuba, Karongi, Rutsiro iburengerazuba, Rulindo, Gakenke amajyaruguru, Ngoma, Kirehe iburasirazuba. Ku itariki 20 z'ukwa 4 2026 ku wa mbere ubwo azaba ari ku munsi wo kuwa mbere, Muhanga, Nyaruguru amajyepfo, Rusizi, Nyamasheke iburasirazuba, Bugesera iburasirazuba, Gicumbi amajyaruguru, Nyarugenge, Gasabo, Kicukiro. Utwo twose nakirirwa naratuvuga ariko mwese murabubizi kari mu mujyi wa Kigali. Rero Nesa yasizeho icyitonderwa, ababyeyi basabwa kubahiriza gahunda y'ingendo bohereza abana hakiri kare. Rero mubyeyi murezi wowe ufite umwana ugomba kujya ku ishuri, leta iragushishikariza kuzohereza umwana wawe hakiri kare kugira ngo atazahura n'izindi mbogamizi mu muhanda, kuko nimba umwana yiga i Kigali akagenda kuwa kabiri, urumva rero igihe cyo kugenda kizaba cyarenze. Murumva ntago umwana azaba agereye ku ishuri, kuko hari n'igihe azagerayo ibyo bagakwiye kubahera ku ishuri wehe agasanga yacikanye, asanga umwana binatumye ashobora kuba yatsindwa mu gihembwe cya gatatu. Cyitonderwa cya kabiri, abanyeshuri bose basabwa kugenda bambaye umwambaro w'ishuri. Ni ibintu biba byumvikana, nimba uri umunyeshuri genda utandukanye n'undi muntu, genda wambaye uniform, impuzankano y'imyenda y'ishuri. Apana kuvuga ngo hasi ndambara ipantaro, hejuru ngo nambare t-shirt. Ambara hasi, kuva hasi guhera hejuru. Nimba ari inkweto, ambara inkweto z'ishuri. Ababyeyi barasabwa guha abana amafaranga y'urugendo azabageza ku ishuri ndetse n'amafaranga azabagarura igihembwe gisoje. Buri mubyeyi wese arashishikarizwa gutanga amafaranga akayahereza umwana akagenda yitwaje amafaranga azamugeza ku ishuri ndetse n'amafaranga azamugarura, kugira ngo ibintu bibashe kuba byagenda kuri gahunda, hatazazamo ibindi bibazo. Abashinzwe uburezi mu turere no mu mirenge barasabwa gukurikirana iki gikorwa. Muyobozi wo mu murenge, muyobozi w'ishuri, murasabwa gukurikirana kino gikorwa kugira abanyeshuri bazabashe kugerera ku ishuri ku gihe, kandi mu gihe bazaba bari no mu magare bazabashe kubona imodoka, kuko hari nk'igihe umunyeshuri agera muri gare akahirirwa yabuze imodoka. Ariko turabizi neza dufite ubuyobozi bwiza, ibyo ngibyo ntago byabaho. Murezi, mubyeyi, munyeshuri, ntugire impungenge ngo uzagera muri gare ubura imodoka. Ibyo ngibyo ntago bizabaho, leta yarabiteguye neza. Cyitonderwa ari cyo cya nyuma mu rwego rwo kohereza abanyeshuri mu ngendo. Abanyeshuri bahagurukira i Kigali n'abandi banyura i Kigali berekeza mu zindi ntara bazafatira imodoka kuri Kigali Pele Stadium.
mwese murabizi aho Kigali Stadium iherereye ni Nyamirambo. Ariko icyitonderwa kw'iryo tangazo rya nyuma, leta iravuga ngo NESA iravuga ati nyuma ya saa 9 z'amanywa nta munyeshuri uzaba wemerewe kugera muri stade. Ubwo ni imbere ya saa 9 abanyeshuri bagomba kuzagera muri stade. Munyeshuri, mubyeyi, ndagushishikariza kubahiriza iri tangazo rya NESA kugira ngo umunyeshuri, umwana wawe azabashe kugera ku ishuri hakiri kare, ibikorwa bizabera ku ishuri bitazamucika. Cyane cyane muranabizi rero ko iyo umunyeshuri ageze ku ishuri abanza gukora isuzuma bumenyi avuye mu biruhuko. Rero nawe munyeshuri wiga external day, wiga utaha mu ngo z'ababyeyi cyangwa ahandi hantu ariko wiga utaha, nawe NESA ntabwo yakwibagiwe. Nawe uzajya ku ishuri ku itariki 20 z'ukwa 4 2026, azaba ari ku munsi wo kuwa mbere. Rero urasabwa kugera ku ishuri ku gihe, ukubahiriza ingengabihe NESA yasohoye yo kugenda ku ishuri. Kandi murabizi neza yuko iyo umunyeshuri ageze ku ishuri bahita bamuhereza test, isuzuma bumenyi mu Kinyarwanda. Ubwo rero ndagushishikariza kuzagera ku ishuri hakiri kare kugira ngo ayo manota atazagucika. Bandimwe, nkuko mubizi rero turi muri cya gihe cyo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Ndagushishikariza kwifatanya n'umunyarwanda wese kandi twubahiriza ingamba za leta. Twibuke, twiyubaka, mugire amahoro y'Imana. Ibiganiro byacu nakagaruka kuri Rwandan Media News.